Nyuma y'uko Sophia atishimiye umwana abereye mukase, yahisemo umwanzuro wo kujya kumushyingura ari muzima. Umugore we yari hano abwira akana gato k'agahinja katanumva ati wakana wenda ndakeka utari mu buzima bwanjye ndetse na sheri wanjye, ati tuzaba tumeze neza gusa uko akora ibyo byose hano hari undi mukobwa urimo kumuhengereza. Umugore yafashe umwana amushyira mu isanduku, ni hano mu marimbi rwose, ahita amushyiraho bashyingura abantu. Hano ubusanga hari amarimbi ya kijyambere yubakiye. Wa mukobwa wamucungaga yaraje, umugore ubwo sinzi ibyo yari agiye kuzana hirya aho, asanga akana karimo kurama aho ngaho mu isanduku, ahita agateruramo. Ureba umugore nawe wari utinyutse gushyingura umwana umeze utya, umwana mutoya w'uruhinja nk'uyu nguyu, ngo ni ukubera yuko atari we wamubyaye. Umukobwa yahise asubizamo isanduku hano arirukanka rwose. Umugore nawe avuye kuzana igitiyo ngo afunge neza bigaragare yuko bahashyinguyemo umuntu, hatazagira nuza rwose kuba yakuramo iriya sanduku kuko hadafunze. Gusa we ntabwo yitaye ku kuba bamukuyemo, barakwereka yari ahari kwiga, bari kuvuga ati wacyana we, ati njye na David rwose tugiye kuba tumeze neza. Barakwereka uwo ari kuvuga yahise amuturuka inyuma, arangije aramubaza ati Sophia, ibi urimo gukora ni ibiki? Sophia arangije aravuga ati David, atangira kwikanga. Umusore arangije aramubwira ati wimamagara, ati rwose ntugire ikintu na kimwe usobanura, birasobanutse. Barakwereka bahise badusubiza inyuma batwereka impamvu Sophia yari agiye gushyingura kariya kana ndetse n'icyo arimo kugahura. Kumbe Sophia uri aha ntabwo ari ubwa mbere yari agerageje kwica umwana. Barakwereka kugira ngo ajye guhura n'uriya mukobwa utabaye uriya mwana nanone. Umukobwa rwose yari ari kwiciraho agenda hano mu magaraje, abona umukobwa uri hano ngo ni Sophia agiye kwicisha umwana za modoka zihinga. Umukobwa yaraje ahita amukuraho. Sophia arangije ararakara aravuga ati si umwakarani kandi koko. Yahise aza arangije aravuga ati ariko wowe gute koko wanerurira umwana, uri babandi bashimuta abana? Umukobwa arangije avuga ati ariko njye nari mbonye ugiye kumwica, ati hita uzana hano vuba, ati se nari ngiye kumwica kandi umwana ari uwanjye, ati urumva ugize impuhwe kurusha mama w'umwana? Wavuze kuri babandi bashimuta abana b'abantu ukareka kuba wakijijisha, ati wari ubonye ngiye kumwica, ati se none wari uje umutabayira? Umukobwa arangije aravuga ati madamu nuko ndakwinginze mbabarira, ati ntabwo umwana wawe nari mushimuse, ati njye nabonaga ibyo bintu uri kumanura kuri iyo modoka bigiye kumugwira, ati njye nari nje kumutabara kandi twe turabibonye. Sophia uyu nguyu n'ubundi yari agiye kwica umwana, ariko umva ukuntu abihise abihindura, ati uyu mukobwa yaraje kumwibira umwana. Umugore uri hano yaravuze ati kabone rero nubwo naba ngiye kumwica, ati umwana ni uwanjye ntabwo ari uwawe, ati ntabwo bikureba, va hano utumuke. Umukobwa yahise agenda. Sophia asigarana n'umwana arangije avuga ati ariko wacyana we, ubundi mama wawe niwe wabaye umuzimu, niwe ugarutse kuba yagutabara, ati wanyu mugira bahe bazima, ati ariko n'ubundi urabeshya, ati rwose ntabwo uzatinda hagati yanjye na David, ati ngomba kugukura mu buzima bwacu. Umugore uri hano rwose yari yakoze ibishoboka byose ngo arebe ko yakica umwana, yari yamaramaje avuga ati uyu mwana ntabwo ari buze kubaho, ati rwose ari gutuma umubano wanjye na shiri wanjye utaba mwiza kandi njye ntabwo nkeneye kubyara nonaha. Barakwereka ubwonko bwo David yaraje arangije aramubaza ati none se wowe n'umwana ko muri hano? Umugore arangije aravuga ati twe twaje kugushakira hano rwose, ati twe turi kugenda ahantu hose tuguhiga, ati rero twaketse ko waje kuba wakanikisha imodoka muri iri garaje. Wa mukobwa ubizi neza ko yari agiye kwica uyu mwana yabyumva hari hirya akazunguza umutwe. David arangije aramubwira ati rero ntabwo rwose nahise nza hano, atangaha nagombaga kwaza mu masaha y'inyuma, nuko nari mbonye mu rugo nk'ubuze nkavuga ngo reka mbe ngendamo gakeya nibuze kukubona muri uyu muhanda. Umukobwa arangije aravuga ati nta kibazo, ubu ngubu noneho twajya mu rugo mukundwa, ati nari nkumbuye kuba njye nawe twaba turi mu rugo, ati nawe akazi kaba kaguhiranye pe. David arangije aramubwira ati ariko umwana uba ugomba kumusiga mu rugo, ati cyangwa nkomeze mushakire umukozi. Umukobwa arangije avuga ati ariko njye nakubwiye ko umwana wawe mukunda, ati nta kibazo rwose nawe utashaka umukozi njye namurira. David aravuga ati shiri reka kwihagararaho, ndabizi ko ukeneye umukozi rwose, ati aho uzakira ndaza kugushakira umukozi, ati ntabwo natuma uyu mwana akomeza kugustresa kandi ndabizi yuko nanone umwana iyo atari uwawe ntabwo biba bimeze neza. Ariko Sophia uri hano wakamubeshya, ati umwana njye rwose ndamukunda ndetse nta kibazo na kimwe mufiteho. Wa mukobwa wacu uri hano wari ubonye uyu nguyu Sophia agiye kwica umwana, yahise avuga ati kumbe muri no gushaka umukozi hanyuma y'ubukene bwose nifitiye. Bigaragara ko uyu mukobwa rwose ari umukobwa bamwe bibera ku muhanda nta mu rugo agira. Umukobwa yahise apanda imodoka hano
arabakurikira neza. Barakwereka hano bari bageze aho bagiye, ntabwo iwabo hari kure, bigaragara ko hose hari muri karitsiye imwe. Umukobwa akibona imodoka iparitse yahise ava harihisha kugira ngo bataza kugira ngo yabakurikiranye. Gusa uyu musore ngo ni David we n'ubundi ntabwo arabona umukobwa. Barakwereka muri ako kanya David yavuye mu modoka, yahise yandika n'icyapa kigaragaza yuko ashaka umukozi. Umugore arangije aramubwira ati ariko shiri, ibyo bintu ntabwo byari ngombwa, ati ngiye rwose umwana nari mushoboye. David aramubwira ati wapi, nta kibazo rwose, reka mbishyire hano, wenda hari abari buze kubibona bakeneye akazi, ati baze tubahe akazi. David yahise agihanika igipapuro kigaragaza ko ashaka akazi. Akigihanika wa mukobwa wacu nawe watabaye akana yahise avayo yiruka amuhamagara ati boss, ati hano murimo gushaka abakozi? Ati cyane rwose nari ndimo gushaka umukozi unkorera hano mu rugo. Umukobwa arangije aravuga ati ni ukuri birahuriranye, ati nta mpamvu rwose wahise umubona, ati nanjye nari ndimo gushaka akazi nigendera, ati baze rero ko bihise bihura nkahura n'umuntu nanone ushaka umukozi, ati ndakeka aka kazi kawe rero nari buze kukabura. David arangije aramubaza ati none se ubwo waba ufite experience yo gukora mu rugo? Umukobwa aramubwira ati cyane rwose, ati ngiye ntabwo bwaba ari ubwa mbere. Ngo David yahise amuha karibu, aramubwira ati nta kibazo ndi kumva wowe turi buze gukorana vayo hano mu rugo. Umukobwa yahise yinjira mu nzu ya David ndetse na Sofia. David arangije aramuhamagara ati sheri, ati rwose hano umukozi mise mubona? Ati ntabwo bigoranye. Umukobwa arangije aravuga ati nagusuhuje rwose mabuje. Umugore arangije aramwitegereza aravuga ati wowe kandi yikanze. David arangije aramubaza ati none se hari ahantu mwamuziranye? Ahita atinya kuvuga ko hari ahantu baziranye kugira ngo uyu mukobwa adahita avuga ko yari amubonye agiye kwicura mwana. Sofia hano arangije aravuga ati hoya nta mpamvu, yari yumvisha umukobwa rwose byose atangiye kubivuga. Arangije aravuga ati hoya nta mpamvu, uwo mukobwa nta hantu tuziranye, ahubwo reka muhe umwana atangira mwimenyereza. Ubwo David basaga nkaho bamujijishije, nta kintu na kimwe yari ari kumenya mu biri kuberaho. David yaravuze ati okay, ubwo rero umukozi abonetse, ati ndakeka hano ibibazo bigabanutse, ati reka nsubire mu kazi ngende buze kugaruka mu masaha yo kumugoroba. Umugore arangije aravuga ati nta kibazo sheri. Umusore agiye rwose, umugore uri hano asigara yitegereza umukobwa, ati wa gakobwa gute watinyuka kunkurikirana? Ati hanyuma y'ibibereye hari yuhise unankurikirana mu rugo rwanjye? Umukobwa arangije aravuga ati ariko njye rwose nese si wambwiye ko hariya nta kintu cyari kigiye kuba hagati yawe n'umwana wawe? Ati kandi ikindi nanjye nakubwiye ko nari rushimusi. Ati okay, ati rero nizere ko utazateza ibibazo hano mu rugo rwanjye. Ati hari imyambaro yawe irahari, ati yifata uyambare, ati ariko nizere ko utaraza kuneza ibibazo, ati kuko nabonye umeze nk'agakobwa k'akanyabibazo. Umukobwa arangije aravuga ati ariko si umugore kandi afite ikihe kibazo? Ati hanyuma yuko mubonye ashaka kwica umwana we, aracyashaka kunyumvisha yuko nari ngiye kumushimuta. Ati ariko ibindi ngiye ntago bindeba, dore nari nisigaraniye uduceri 3 twonyine. Ati cyanzanye hano ni ugukorera amafaranga. Ati wakanawe rwose nzakwitaho nugira ikibazo, ati nta kintu mama wazigira gutwara. Barakwereka umukobwa yahise ashyiraho ngaho umwana, ariko uyu mukobwa nawe mu by'ukuri ntiyarazi impamvu Sofia ashaka kwica uyu mwana, ntiyarazi ko Sofia ari mukase w'uyu mwana. Uyu mukobwa yahise afata akantu k'agapukapu kari karaho, arangije arakazana akegereza umwana. Umwana uri hano abakina nako, umukobwa nawe ahindura imyenda, yambara imyenda bari bamuhaye y'akazi ko mu rugo. Umukobwa yahise agira vuba rwose, ubona yuko akazi akabonye, agafitiye morale rwose, akazi yagashakaga. Mwibutsa gukanda subscribe udukurikiye kugira ngo inkuru zacu zijye zigushyikaho buri munsi. Ukeneye kuduhamagara kandi nimero yacu ni 079 06 24 58. Wanatwandikira kuri WhatsApp tukiganirira bisanzwe. Barakwereka umugore yari ari hano yumva umwana arimo kurira. Ubwo ni Sofia aravuga ati ariko si iki cyana gifite ikihe kibazo koko? Ati urwana ntabwo rujya ruma amahoro habe na gato. Ati ubundi uriya mukobwa ntago azi uburyo yacecekishamo umwana. Barakwereka Sofia uri hano, umwana yumvaga rwose ngo ari kumusakuriza, ari kumubangamira. Ahita afata ya mupata amwe bakingisha urugi, afata n'ingufuri, niyo umwana agiye kumufungira na hehe. Mukurikira akantu ko kandi muraza gusobanukirwa. Mwibutsa ko ibi ngibi ari ibyo David arimo kutwibutsa. Twasize bari bafashe uyu Sofia agiye kwica umwana. David yarangiza akamubwira ati ceceka nugira ikisobanura, ati byose turabizi. Barakwereka hano rwose Sofia yisaza yumvisha akana karimo kurira, arangije ahita agashyiraho twa dukoresho bakoresha kugira ngo abana batababarira. Ahita rwose ashyiraho iki, ahita ashyiraho ingufuri arafunga. Umukobwa yaraje asanga arimo gufunga umunwa w'umwana, aravuga ati ariko se wa mugore we wabaye iki? Ati koko nta n'isoni ugafungirana umwana gutya? Atuzi ko wamwica neza neza?
ateko ndashaka kumenya ubundi uyu mwana niba ari uwawe. Sophia yarangije aramubwira ati ariko se ubundi ibyo birakureba, ati umwana yaba ari uwanjye cyangwa se atari uwanjye. Kumva Sophia atarasoza kuvuga ibyo yavugaga, umugabo we David yahise yinjira. Umukobwa hano ahita avuga ati aha, araceceka. David arangije aramubaza ati ariko se ni iki kiri kujya mbere hano? Sophia ahita yivugisha ati uwo mukobwa, ati nsanze ari gufunga umuntu umwana wacu, ati niba ugira ngo ndakubeshya, ati reba aho ngaho mu ntoki ziwe. Ati uwo mukobwa rwose nsanze ari gufunga umwana wacu umunwa, naho umbwira ukuntu umukozi nk'uwo akazi yagakora. Umusore kuko arebye mu ntoki ziwe asangamo imfunguzo, kandi mu by'ukuri uyu mukozi ararengana, ntabwo yari agamije iki kuba yafunguye umwana, ahubwo aje ari kuzaka birabuje uyu nguyu Sophia. Barakwereka umusore yahise atonganya umukozi. Umukozi arangije aramubwira ati ariko mu by'ukuri ati njye arimo kundenganya. Umukobwa dise yajya kwibaranira hano, nyirabuje agahita avuga ati wapi, ati wowe urabeshya. Umukobwa arangije aravuga ati ndakwinginze boss, ndakwinginze rwose ntunyirukane, utaka akazi ndagakeneye pe. David uri hano arangije aravuga ati reka ngubabarire ubwa mbere n'ubwa nyuma, ariko ibintu nk'ibi ngibi nibyongera kuba ati uzahita wirukanwa, ntabwo uzaguma hano. Umukobwa arangije aravuga ati ariko njye yaranandenganije, atarambeshya ahubwo niwe wageragezaga kubikora. Umusore dise hano yahise yegera sheri we, bagenda bari kwiganirira. Ubona ko umusore ngo ni David uri hano, sheri we rwose yari yaramuhinduye, yaramugize undi wundi. Tugaruke hano rwose hamaje guca iminsi, Sophia yari akigerageza kuba yakica umwana abereye mukase, avuga ati uriya mwana agomba gupfa, ntabwo abana banjye bazavuka bakamusanga. Yahise afata insinga z'amashanyarazi hano azicomeka muri prizi, akana kegereye hano kuri pisine. Arangije araza ngo izo nsinga azishyire mu mazi, kugira ngo akana nikaza gukora mu mazi umuriro uhita ugakubita. Murabizi ko amazi n'umuriro ari ibintu bizirana cyane. Sophia uri hano rwose yahise azishyira mu mazi, ahita yirukanka mu nzu kugira ngo batamubona. Wa mukozi wacu nawe yari ari hano ari kwirira umuneke, yari yarangaye ntabwo yari yamubonye. Arangije asiga umwana aho ngaho hafi ya pisine, abatemberamo gakeya. Gusa turabibonye ko mu mazi bashyizemo insinga z'umuriro. Umukobwa rwose yari ari gutembera aha ngaha, arebye neza ku ruhande abona ahantu hari insinga z'amashanyarazi ndetse ziri mu mazi, kandi umuriro rwose uri kugenda ukubita ndetse na cyane. Yaravuze ati ariko se biriya kandi ni ibiki? Arebye ku ruhande hirya abona akana kari kugerageza kujya mu mazi, kandi amazi arimo insinga z'umuriro. Umukobwa rwose yahise aca igikuba arirukanka cyane, afata akana katarajyamo. Arakwereka Sophia iri hano yahise azarangije avuga ati ariko wagakobwa we, ati wajya ureka kwigira imana koko, ati ibyo ngibyo ubona uzabikora kugeza ryari? Ati urareba di, umugore uri hano rwose abashaka uburyo yakica umwana baba bamubangamiye. Yaje ari kwirukanka aje kurwanya uyu mukozi we, arangije ahita anyerera kuri cya gishishwa cy'umuneke wariwe n'uyu mukozi we, ahita yikubita mu mazi. Umukobwa uri hano arangije aramuseka aramubwira ati ariga abanyamitima mibi n'ubundi ntago baramba. Barakwereka umugore uri hano niwe ahubwo umuriro wakubise, ariko umuriro wari uri aha nta mbaraga ari ufite, waramukubise rwose uhita unacumuka. Ubona ko imisatsi yiwe yahise iba nk'iy'umusazi ndetse n'isura y'igahindana. Umugore yaravuze ati urabona ibintu nkoreye koko? Muri ako kanya bikimara kuba, David nawe yari atashye, abona umugore we rwose yahindutse. Arangije arabaza ati ariko se noneho ni ibikiri biri kubera hano? Umugore arangije aravuga ati uzi ko uyu mukobwa yatinyutse kuba yanega rwose ibishishwa by'umuneke ndetse akankubitisha n'umuriro. Ati yafashe umuriro awushyira mu yaya mazi, none arawunkubitishije. Umugabo yaravuze ati ariko se noneho ibintu biri kubera hano ko byo kandi ni ibiki? Umugabo arangije aravuga ati se wa mukozi we gute watinyuka gukora ibintu nk'ibi? Ureba umugabo uri hano ngo ni David, ataha rwose atazi ibyabereye mu rugo rwe. Umugore we nawe agahita amujijisha, gusa icyo atazi nuko uyu mugore we ashaka kwica aka kana abereye mukase. Umugabo yahise yaka umukozi hano umwana, arangije aravuga ati wa mukozi we, amasezerano nagiranye nawe urayazi, twavuganye yuko ibiriya bintu wakoze nubisubiramo ati rwose nzakwirukana. Akoreka David yahise amusohora hano hanze nk'umwirukanye. Umukobwa arangije aramubwira ati mu by'ukuri David, ati ngiye nkubwiza ukuri boss. Umugabo uri hano arangije aramubwira ati nta mpamvu yo kunsaba imbabazi, ati byose ndabizi. Umukobwa arangije aramubwira ati se none waba ubizi ko umugore wawe ashaka kwica uriya mwana? David arangije aramubwira ati uriya mwana ntabwo ari uwe, ati rwose uriya mukobwa twashakanye ubwo mama uriya mwana yari apfuye. Ati rero ndabizi ko inshuro nyinshi agerageza kumwica, ati ahubwo ndashaka uburyo uzajya umundindira, ati ariko nanone ngiye kuba meze nk'ukwirukanyeho gato. Ko barakwereka David yahise abyumvikanaho n'umukozi we, ubwo araza gukomeza n'ubundi amushakira uko abaho, ariko ngo umukozi we abamucungira uyu mwana we ataza kumwica. David yahise azabwira umugore we ati rwose nabonye uriya mukozi ari umuntu udashobotse, ati ndamwirukanye, kandi David avuye hanze kuba yavugana n'umukozi we.
umugore we arangije aramubwira ati kabisa sheri, ati koze ikintu cyiza ntabwo uzakicuza, ati uriya mukobwa twagombaga kumwirukana ntabwo yari ashobotse habe na gato. Umusore arangije aravuga ati kubona abakozi aregura bizi biba biguye, ati n'uriya urabizi uburyo twamubonye byagoranye. Umugore arangije aravuga ati nta kibazo wana, ati njye nakubwiye ko uyu mwana nshoboye kuba namwitaho, ati ntabwo dukeneye abakozi habe na rimwe, ati uyu mwana ngenda mwishoboreye kandi ikindi ntacyo mba nkora hano mu rugo. Barakwereka umugore yabonye David agiye ndetse yirukanye n'umukozi, arangije aravuga ati aha, ati aya ngaya niyo mahirwe wa mwana we, ati noneho nta muntu uri buze kukunyiza, ati wahimbaga ubundi uriya mukozi ari bunesha umutwe, ati ariko ndakeka ubu ngubu nta muntu uri buze kugukiza, ati babazimu ba mama wawe, ati ugiye kurangirana nabo nonaha. Wumva umugore uri hano ngo ni Sophia. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, Sophia rwose yahise aza hano agura isanduku zimwe bashyinguramo utwana, urebe nibwo yahise afata umwanzuro wo kujya gushyingura aka kana ari kazima. Yahise avuga ati wa mwana mbonye nta bundi buryo nabigenza, ati reka ngushyire mama we mu buryo bworoshye, ngiye kugushyira mama wawe uri muzima, ntabwo ndigera negereza ngo ube wapfa. Barakwereka byose hano umusore yari ari kubivuga. Sophia yumva yuko ibyo byose babizi, arangije aravuga ati ariko shiri, ati rwose wambabarira mu by'ukuri, ati urabizi ko nkukunda. David arangije aramubwira ati urwo rukundo rutakunda umwana wanjye, ati ngiye narwo nkeneye, ati nari nkukeneye kuko nari nzi ko uzakunda umwana wanjye, ati rega n'ubundi nabibonye mbere na mbere ko washatse kumwica, ati nuko nabanje nkakwihorera ngira ngo ndebe ko uzahinduka. Barakwereka David n'ubundi yari ari hano mu kazi mbere yuko biriya byose biba, ajya ku mashini ye ngo arebe ibyo mu igaraje yabo uko bimeze. Mu kureba ku mashini ikontorora kamera zo mu igaraje nibwo yabonye ko umugore we yashakaga kwica umwana we, aricyo cya gihe uriya mukobwa yahise aza agakuraho umwana. Ubwo yagiraga ngo umwana napfa rwose bize kuba ari bo bijyaho bavuga ati umwana n'ubundi yapfiriye mu igaraje ya se, ati ni ibintu bisanzwe. Umugabo yahise avuga ati ariko se kubera iki umukobwa atashaka guhinduka koko ngo akunde umwana wanjye, ari nabwo yahise amuha igihe ngo arebe nibura akazahinduka. Sophia yaramubwiye ati rero ibyo wavuze byose birahagije, ati n'ubundi niba nta mbabazi zawe ndakuma, ati zihorere rwose, ati ariko n'ubundi ntabwo icyo cyana nagombaga kugikunda. Barakwereka David yahise abwira abapolisi nabo bari babazanye hano, aravuga ati uwo nguwo mu mufungi atarashinzwe icyaha cyo kuba yakica umwana mutuye. Barakwereka umugore baramutwaye, ariko David nanone hano asigara ababaye. Ntabwo nawe wakishima nk'umugabo ko umuntu wakundaga mwabanaga nk'umugore wawe kubona yashatse kwica umwana wawe ndetse bikarangira nawe agiye no gufungwa. Umukobwa uri hano yahise avuga ati boss, ati nukuri hari watekereje neza, ati iyo utabigenza kuriya, ati byari kuzagorana cyangwa se nanjye akaba yanyicira mwarura rugo. David arangije aramubwira ati oya nta kibazo, ati nawe wakoze wa mukobwa we, ati sinzi uburyo nagushimiramo. Umukobwa arangije avuga ati okay, ati noneho ubu ngubu ngiye rwose nagenda nkajya kwishakira ahandi mba nkora, ati niba nta kibazo. David arangije aramubwira ati wa mukobwa we nta hantu na hamwe uri buze kujya. Umukobwa aravuga ati nanjye ndabikunze, ati n'ubundi aka kana kawe ndagakunda. Barakwereka David yahise abwira umukobwa ko ari ugomba kuza akaba mama w'uyu mwana kuko rwose n'ubundi niwe wari umutabaye inshuro nyinshi, nta wundi muntu yari kwizera.